nongeye kubasuhuza abakunzi dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugeze ku izina Jolly. Jolly ni izina ry'icyongereza rikunze kwitirirwa abana b'abakobwa, cyane cyane ukunze gusanga ari beza kuko naryo ubwaryo risobanura ubwiza. Dore rero bimwe mu bintu biranga ba Jolly. Abantu bitwa ba Jolly rero akenshi bakunze kurangwa n'urugwiro. Akenshi aho bari barangwa no kugira ibyishimo, bakunze kwiha intego kandi bakunda kwifatira imyanzuro. Ikindi wamenya kuri aba bana b'abakobwa ngo aba ari abantu bakunda gushishoza kandi ntibakunde kwinjirirwa mu buzima cyangwa ngo babushyire ahagaragara cyane. Ikindi wabasha kumenya kuri ba Jolly ngo ni uko baba ari abakobwa beza cyane ku kigero cya 80% kuri iyi si ya Nyagasani. Aba bakobwa bitwa ba Jolly usanga bagira ubwenge bwinshi cyane, akenshi bwiganjemo gushyigikirana, ndetse imivugire y'aba bakobwa usanga yujemo ubwenge buhambaye kuko bitondera ibyo bagiye kuvuga. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Jolly. Nawe niba wifuza yuko ari izina twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzare gusobanurire. Hagati aho ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na komenti kugira ngo tubone ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararekera gukurikirana icy'ubutaha. Njye mwumva ndi Mr Felix. Imana ibarinde.